Nitwa Nyirandegeya Apolline, mu karere ka Nyarugenge, murenge wa Gitega, akagari ka Kora, umudugudu wa Rugari. Twatangiye gukora ubukorikori muri 2007, niho twatangiye umwuga wo kuboha agaseke. Apolline ni umumama w'abana 7, ni umupfakazi, afite abana 7, afite imyaka 50. Uyu mwuga nawize kuko amahirwe nahuye nayo, madamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika Jeannette Kagame niwe waduhaye amahirwe yo kumenya ibintu dukora. Muri make ntangiye kuvuga izi nkuru nifuza kumushimira cyane cyane cyane, bambereye umubyeyi usumba abandi. Batangiye umwuga wo kuboha agaseke, twari abadamu benshi. Ku rwego rw'umujyi wa Kigali twari abagore bagera mu 3,200 hari gutyo, twari benshi cyane. Numva urwego rw'umujyi rwari runini, kandi ngira amahirwe nanjye mu bantu batoranyijwe nzamo, ngira n'amahirwe ngira certificate ku mwanya wa mbere mu murenge wacu. Ufite ishami Uganda, ari naho hari stock nini cyane, nini bishoboka. Nkagira n'ishami nafunguye ahantu muri Kenya, ahantu hitwa Eldoret. Nkagira n'ahandi hantu muri Kenya nafunguye agashami ahantu hafi ya Uhuru Park, hari ahantu haba isoko niho dukorerayo. Ikibanza naguze, mfitemo izo modoka, kandi abana banjye babayeho neza, kandi nanjye ndi kiguze ahantu hitwa Moto, nakiguze ubu kiri ku gaciro ntibariye, ubu gifite nka miliyoni 5. Abantu bashaka kugana tukabigisha, babigisha rwose, ariko kubigisha biva ku bushake bwabo. Twakwihuza tukabyumva kimwe, tukabyumvikana, tukabigisha, tukabona kudutunga. Ubu ntabwo byashoboka kuko harimo ibikoresho, ntabwo wagura umuntu ibikoresho byose abifata bimuhe, ntabwo byashoboka. Basabwa nabura icyo batangiriraho, babasaba icyo batangiriraho.